Turabashuhuje bene data nanone muri Kristo Yesu, tubahaye ikaze kuri channel yitwa Tsinda TV by Pst.JUSTUS, aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, mu duce dutandukanye tw'isi yose. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi Uwiteka abagirire neza. Reka dusenge Imana. Tugarutse ku gice cya kabiri cy'ubutumwa bwiza twise ngo menye ibibaho n'uburyo wabisohokamo kuri channel yitwa Tsinda TV. Reka dusenge Imana hanyuma tugaruke ku gice cya kabiri cyaho twagarukirije ibushize. Mana, tuguhaye icyubahiro konje kutuha imbabazi n'ubuntu biduhesha kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza mu gihe nk'iki. Duhamagaye amavuta yawe, duhamagaye umwuka wera, duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye ubutatu butagatifu, Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka wera, bibane natwe kuko uri Imana y'umwuka. Uwiteka Nyiringabo, natwe watugize umwuka. Reka uhure n'umwuka wacu, numara guhura n'umwuka wanjye uhure n'imyuka y'abandi bana b'abantu bose baduteze amatwi, badukurikiranye kuri iyi channel yitwa Tsinda TV. Imbaraga zawe zibohore benshi, zijure benshi, kandi zikora ibitangaza bikomeye biciye mu ijambo ryawe. Urakoze kumva gusenga ni mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, aho duherukira twavuze ko tuzakomereza ku rubyaro rw'inzoka ndetse n'urubyaro rw'umugore. Byari mu itangiriro igice cyaho cya gatatu n'umurongo waho wa 15, aho tubona Imana ivuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Aha rero niho ruzingiye intambara ducamo, ab'iyisi bacamo, zizingiye muri iri jambo ngo nzashyira urwango hagati yawe, nzashyira urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ahangaha niho ruzingiye urwango ruri hagati y'urubyaro rw'umugore ndetse ruri hagati y'urw'inzoka. Aho niho ruzingiye uru rwango, nirwo tugiye kureba, aho satani yanga ikitwa urubyaro rw'umugore, aho ruva rukagera. Abana b'abantu beruye bagashinga amadini ya satani bakanabyerura ntibabihishe, ugasanga hari amadini cyangwa se amatorero ya satani ku mugaragaro, nubwo hari ayandi yihishe atari ku mugaragaro, akora mu buryo bw'ibanga, akaba ari aya satani. Abayoboye bakaba babizi, ahubwo abayoboke bamwe na bamwe bayobotse bakaba batabizi. Ariko biratangaje kuba Imana yari yarashyize urubyaro hagati y'urubyaro rw'umugore n'urw'inzoka, abantu nabo bakemera kuba urubyaro, bakemera gukunda ya nzoka. Reka rero dusomye aya magambo nk'uko tuyabonye ngo nzashyira urwango hagati yawe n'urubyaro rw'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Twihuse rero tugiye kureba ukuntu uyu mugore hano uvugwa ninde. Uyu mugore uvugwa hano ninde? Nubwo yari uyu mugore Imana yavugaga hagati ya Eva n'inzoka, ariko turaza kureba umugore nyirizina hano uvugwaga igihe cyaje kubaho. Dusomye mu ijambo ry'Imana muri Matayo, tuza kubona umwari waje gusama, asama inda atagize gute, atahuye n'umugabo. Ubundi ntabwo umwana yigeze yitirirwa umugore kuva kera kose mu mateka y'isi. Urubyaro rwabaga urw'umugabo, ntabwo rwabaga urw'umugore. Ariko tubona yuko Yesu yaje kuvuka ku mugore, atahuye n'iki, atahuye n'umugabo, aravuka. Reka tubisome neza tubirebe muri za Matayo, igitabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Twihute mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya mbere n'umurongo waho
wa 18 haravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzu ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto muri Mariya y'umwuka wera. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo iby'Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo: dore umwami azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Hano turabona umwari usama inda y'umwuka wera. Mu gusama inda y'umwuka wera ntabwo ari ikintu cyari gisanzwe. Ubundi abasa gusama, uko inzira yo gusama twese turayizi, n'igi ry'umukobwa cyangwa se ry'umugore rihura n'imbuto y'umugabo, umuntu akabona gusama. Ariko hano turabona kugira ngo cyanditse gisohore ngo nzashyira urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urw'inzoka. Niho tubona rero havutse urubyaro rw'umugore, havuka Yesu. Yesu azabyawe n'umugore. Aje abyawe n'umugore, aza azanywe no kugira ngo asohoze ubuhanuzi Imana yari yahanuriye umugore. Yesu abyarwa n'umugore biciye mu mwuka wera. Aravuka mu ivuka ryiwe, misiyo yiwe izari yo gukandagira iki? Gukandagira satani cyangwa se gutsinda satani. Aje kudukiza, aje gukiza ibyaha by'abari mu isi. Bya byaha satani yari yagize gute? Yanduje umuntu, kuko twabonye ko umuntu yarandujwe. Buriya satani we yagaragayemo gukiranirwa. Niho hari itandukaniro ry'umuntu na satani. Satani we yagaragawemo gukiranirwa, ariko umuntu we yarashutswe, aroshywa, akora icyaha, baramushuka. Satani ntawamushutse, ntawamwoheje, ahubwo we ku giti cye yiremye mu icyaha. Niwe cyatangiriyemo, araza cyanduza umuntu. Imana rero ihita izana, ishyiraho umugambi mushya wo kugira ngo ikize cya cyaha umuntu yagize gute? Umuntu yandujwe na satani. Mu kwanduzwa na satani, satani yahise agira ububasha kwa mwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu yari amaze kumvira satani. Byabaye ngombwa ko yisanga munsi y'ubuzima bumugoye, bumuruhije. Satani ahita yigarura ubutwara umuntu yari yarimanywe. Satani agira gute? Satani arabumunyaga, ariko biciye muri uru rubyaro rw'umugore. Yesu aravuka, aza muri uko mwivuka rya Yesu, aza imisiyo yiwe ari ugukiza umwana w'umuntu ibyaha yashyizwemo, yandujwe na satani. Yesu mwivuka rye rero aza ari umukiza w'ibyaha by'abari mu isi. Ni umukiza w'ibyaha byawe, ni umukiza w'ibyaha byanjye. Kuva icyo gihe rero, biciye muri Yesu waje hano mu isi, ari we mukiza w'ibyaha by'abari mu isi, ibyanditswe bivuga yuko hongeye kuboneka urundi rubyaro nanone. Reka dusome mu ijambo ry'Imana, dutome mu ijambo ry'Imana. Yohana igice cya mbere, Yohana igice cya mbere, Yohana igice cya mbere n'umurongo waho wa 10. Reka wenda dutangire dusoma igice cya mbere, umurongo wa mbere ngo: mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uyahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse niwe byaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. Uyu uvugwa ni Yesu. Nubwo yitswe ko yabyawe n'umugore, ariko mbere na mbere yariho ari mu ijuru, yariho ari jambo. Aza mu isi, aza bica mu mwuka wera, yigira umuntu, yambika umubiri w'umuntu kugira ngo azakize wa muntu. Nk'uko satani yambitse umubiri w'inzoka, akaza akoshya umwana w'umuntu akamugusha mu mutego w'ibyaha, niko Imana yo yiyambitse umubiri w'umuntu, iza ari Imana Yesu, iza mu isi ije gukiza umwana w'umuntu wandujwe. Noneho hano rero ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yesu yaje ari umucyo w'ubuzima bwanjye n'ubwawe, yaje ari umucyo
w'ibibazo abantu bacamo n'intambara abantu bacamo, kugira ngo basobanukirwe ibibazo bacamo, intambara bacamo. Aza ari umucyo w'ubugingo, umwakira yinjira muri uwo mucyo w'ubugingo nawe agahinduka umucyo w'iyisi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri umucyo w'iyisi, umwakira ahita ahinduka umucyo w'iyisi. Kandi nta munsi n'umwe umwijima wigeze uhunga umucyo, ahubwo nta munsi n'umwe umucyo wigeze uhunga umwijima, ahubwo umwijima niwe uhunga umucyo. Ni ukuvuga ngo rero Yesu yaje ari umucyo. Yesu umucyo uhagarariye Yesu, uhagarariye Imana. Umwijima ukaba uhagarariye satani n'abadayimoni be. Nta munsi n'umwe rero umucyo uhunga umwijima. Umwijima niwo ugomba guhunga iki? Umucyo. Noneho ngo iyo dukomeje tugasoma ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Umva, uwo mucyo waviriye mu mwijima. Yesu yaje mu isi tuzi mwijima, satani yakonturaga, ariko bamwe mu b'isi ntibamumenya. Ndagusaba kugira ngo umenye Yesu Kristo nari mu muryango wawe udagishyitse cya Dawidi, kuko biciye mu kumumenya niho uri busingire ubuzima, niho uri busingire kubuhoka, niho uri busingire gutsinda, niho uri busingire kwinjira mu bundi buzima, usohoke mu gice cy'ubuzima bw'umwijima wari urimo. Imana y'amahoro ikubohora, Imana y'amahoro igukize. Kuri uyu muyoboro wa Tsinda TV, imbaraga z'Uwiteka zikubohore. Menya Yesu Kristo, kuko kumenya Yesu Kristo niryo zingiro ry'ubuzima, nirwo rufatiro rw'imibereho, niho hazinga intsinzi yawe yo muri ubu buzima bwa none ndetse n'ubw'igihe kizaza. Noneho ngo iyo dusomye umurongo wa 6 ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si wo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Urumva Yesu aravutse, urubyaro rw'umugore ruraje, ruravutse, ruje mu isi, ariko mu kuza mu isi ruje rugira ngo rukuvire umucyo. Hepfo akavuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yesu niwe wenyine wakumurikira kugira ngo uve mu icuraburindi ry'ubukene urimo. Yesu niwe wenyine wakumurikira kugira ngo uve mu icuraburindi ry'imizimu, ry'indwara, n'ibibazo bitandukanye n'ibi byorezo biri hano mu isi. Yesu niwe wenyine ufite kumurikira abatuye isi kugira ngo babashe gusohoka muri uyu mwijima w'ibigeragezo, muri uyu mwijima w'ibihe by'ibirwara by'ibyorezo byugarije isi. Yesu niwe mucyo wenyine wamurikira abantu. Yoherejwe ari umucyo, ugomba kumurikira abantu bose. Niwemera ukamwinjiza mu buzima bwawe, cyangwa se nawe ukaba wamwinjije mu buzima bwawe, ariko wari umaze umubano wari ufitanye nawe umaze kuzamo ibibazo, ukavanamo ibyo bibazo biri hagati yawe na Yesu, araza kukubera umucyo akumurikire muri ibyo bibazo urimo. Hepfo akavuga ngo icyakora bamwemewe bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Tubonye rero urubyaro rw'umugore narwo noneho urwemera, waje kwemera Yesu Kristo, yaje kugira ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nuvuga ngo Yesu Kristo wa wundi twahoze tuvuga wabyawe n'umugore, abaje kumwemera bose bahawe ubushobozi bwo guhinduka iki? Abana b'Imana. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, turi abana b'Imana. Uru ni rwo rubyaro. Rero hano tubonye urubyaro. Imana, hari abantu bavuga ngo Imana ntibyarwa kubera kudasobanukirwa, bayitekerereza mu bwenge bwabo bw'isi ya none, bakayitekereza mu bwenge bwa kamere. Ndayakubwira ngo Imana yacu yarabyaye, ibyara biciye muri Yesu Kristo. Biya yavuze ngo uwaje kwemera uyu Yesu Kristo, uwaje kwemera, uwaje kumwemera, ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Iyo bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ku murongo wa 13 akavuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ngo ntago bavutse kubw'ubushake bw'umugore cyangwa se bw'umugabo cyangwa se bw'umubiri cyangwa bw'amaraso, ahubwo nge nawe twabyawe n'Imana. Mbere na mbere ku muntu utarakira Yesu mu buzima bwe, wowe yabyawe n'umugore. Ntashobora n'umwana w'umuntu ntashobora no gukandagira mu bugingo, ntashobora no kwinjira mu bwami. Ayo ni amagambo Yesu yabwiye Nikodemu, aramubwira ngo nukuri ndakubwiza ukuri, nuko nutavuka ubwa kabiri udashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Kuvuka ubwa kabiri bitangirira ryari rero? Tubona Imana yarabyaye, Imana yaje kutubyara. Bwa mbere twavutse kubw'ubushake bw'umugabo n'umugore, ndetse bwa kabiri tuza kuvuka kubw'ubushake bw'Imana biciye mu
kwizera Yesu Kristo, umwuka wacu, roho yanjye, umwuka wanjye n'umwuka wawe biravuka mu buryo bw'ubumana, twitwa abana b'Imana. Ntabwo mu buryo bw'umubiri twahindutse ngo imibiri yacu ihinduke, ariko mu buryo bw'umwuka wacu twavutse ubwa kabiri, duhinduka abana b'Imana biciye mu kwizera Yesu Kristo. Noneho rero hano biciye mu kwizera Yesu Kristo, Imana irabyara, igira urubyaro hano mu isi. Imana irabyara, igira urubyaro hano ku isi. Turaza kureba rero noneho n'uburyo uyu satani nawe yagize imbyaro hano ku isi, na satani afite imbyaro hano ku isi mu buryo bw'umwuka. Nimbivuga ubyumve ngo ni mu buryo bw'umwuka, utabyitiranya, ntago ari mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umwuka ushobora kubukomoka kwa so wenda Karisa na mama wawe wenda, ariko mu buryo bw'umwuka abo babyaye umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka twabyawe n'Imana. Umwuka wacu kubamwemeye bakizera izina rye, mu myuka yabo bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, babyarwa n'Imana hano mu isi. Imana ifite urubyaro. Noneho rero reka twihute tuvunaguye turebe noneho muri Yohana nanone igice cyaho 18, turebe imbyaro za satani, ko na satani nawe afite urubyaro. Mu gice 18 cya Yohana ho ngaho, mu gice 18 Yohana igice 18 aho ngaho haravuga ngo wenda reka duhere ku murongo wa 33 kugira ngo tumenye byinshi. Ngo baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzamubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza Aburahamu, ariko murashaka kunyica. Murashaka kunyica ko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Jyewe ibyo nabonanye data nibyo mvuga, kandi namwe niko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Murongo dukomeje gusoma, Yesu arababwira ati, iyo mu abana b'Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore mushaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana nyamana. Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibyaso. Murongo wa 41 turabona Yesu avuga ngo ibyo mukora ni nk'ibya so. Ngo baramubwira bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe, ari we Mana. 42 Yesu arababwira ati, iyaba Imana yari so, muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Umurongo wa 44 mukomoka kuri so satani, kandi byose ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo uyihereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntihagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'abanyabinyoma. Hano turongera tukabona urubyaro rwa satani, bana ba satani, bantu bakomoka kuri satani. Tubonye ko inzoka nanone yongeye ikaba ifite urubyaro. Nshuti mukurwa muri Kristo Yesu, hari urubyaro rwa satani hano mu isi. Urwo rubyaro rwa satani rero Bibiliya itweretse yuko n'abantu b'abanyabinyoma, kuko ni se umunyabinyoma. Nubishatse kuvuga ngo mu yandi magambo, hano ku isi nk'uko ijambo ry'Imana ribitsindagiye, bitweretse ko hari urubyaro rwa satani. Hari abantu bakomoka kuri satani, hari abantu bakomoka kuri satani nk'uko ijambo ribivuze. Ahabwa ngo ibyo mukora ni nk'ibyaso. Yesu arababwira ati, iyaba Imana yari so muba munkunze. Ntuzakangwe no kubona umuntu avuga Imana, ntuzakangwe no kubona umuntu avuga ngo Imana ni se, ntuzakangwe no kubona umuntu asenga, ntuzakangwe no kubona umuntu avuga ijambo ry'Imana. Aba bayuda baje bavuga ijambo ry'Imana, baje bahamya yuko Imana ari yo so, ari data wabo, ari papa wabo. Ariko Yesu arabavuguruza, arababwira ati, no, yarabarebaga mu mwuka. Arababwira ati, mukomoka kuri so satani. Uw'Imana wese yumva amagambo yanyu. Muntu w'Imana, umwana w'Imana, yumva ijambo ry'Imana, akunda Imana, akunda ijambo ry'Imana. Nubona umuntu udakunda ijambo ry'Imana,
ukabona nta kundi by'Imana na gake, ujye umenya ngo uriya n'umwana wa satani. Nubona umuntu yanga abana b'Imana akanga basenga, ntiyifuze ko abantu basenga, akarwanya abasenga, akarwanya abizera, uriya n'umwana wa satani. Yesu yarabwiye mukomoka kuri satani kuko ibyo ararikira, ibyo yararikiraga kuva kera kose nibyo namwe murarikiye. Yari umwicanyi kuva kera, bishatse kuvuga ngo abicanyi n'abana ba satani, n'abana bo mu mubi. Bishatse kuvuga ngo ababeshyi, yaravuga ngo abanyabinyoma ni se w'abanyabinyoma, abantu babeshya bose n'abana bo mu mwijima. None rero hagati y'aba bana bo mu mwijima n'abana b'umucyo, Imana yahashyize urwango. Hari urwango rw'abana bo mu mwijima n'abana b'umucyo. Mureno Imana data twese yihishura biciye mu bana bayo. Imana satani buriya nongere mbisubire, ntuzakangwe no kumva umuntu avuga ngo Imana hari Imana y'ukuri n'Imana itari nyakuri. Imana y'ukuri ni Imana nyamana, umuremyi w'ijuru n'isi, iri mu butatu butagatifu, iboneka mu butatu butagatifu, Imana data twese, Imana mwana, Imana mwuka wera. Iyo niyo Mana nyakuri. Imana nyakuri ni Imana yazuye Yesu Kristo mu bapfuye, ni Imana yatanze umwana wayo ku bwanjye no ku bwawe, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo niyo Mana nyakuri. None ubona umuntu utavuga Imana nk'iyo, kumva ntavuga Imana nk'iyo, ntuzakurikira Imana ye. Ndagira ngo rero nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ndatekereza ko hano iki gice dusomye cyangwa iyi mirongo dusomye ihishuye abana bo mwijima, ihishuye abana ba satani n'abana b'Imana. Abana b'Imana rero barahari, turi abana b'Imana. Bivuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntikurerekanwa, icyakora icyo tuzi ni kimwe, nuko uwo nguwo nahishurwa uko azabasa ariko natwe tuzasa. Nakubwiye ngo nge nawe turi abana b'Imana. Yesu Kristo ni garafurere wacu, ni mukuru wacu, turi abana b'Imana. Imana nufata ibi bintu biri mu rwandiko hano muri Yohana wa mbere, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana wa mbere, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana wa mbere mu gice cyaho. Reka tuharebe tuhasome wumve iki jambo ry'Imana rivuga. Turi abana b'Imana. Natangiye mvuga ngo ninde mubyeyi wanezezwa no kubona umwana wababaye. Ibi rero tuzabikomerezaho. Noneho sasa uzatangira kumenya uburenganzira ufite mu bwami bw'Imana. Buri mwana agira uburenganzira kwa se. Niba uri umwana w'Imana, hari uburenganzira ufite kuri so bo mu ijuru. Ufite uburenganzira bwo kubaho neza, ufite uburenganzira bwo kubaho utarwara, ufite uburenganzira bwo kubaho ufite amahoro. Bibiliya ivuga ngo Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro mbahaye, si nk'ay'isi itanga. Ufite uburenganzira bwo kubaho mu buzima buzira umuze. Ufite uburenganzira bwo kutaba mu mibereho ihangayitse, mu mibereho ihagaritse umutima. Aho ngaho ujye umenya ngo aha ngaha hari kirimo kirambutse uburenganzira bwanjye. Ugomba gushinga urubanza. Biravuga ngo mushinga imanza zanyu. Imana y'amahoro ikubohora, Imana y'amahoro ikugirire neza. Umva ukuntu urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana mu gice cyaho Bibiliya mu gice cyaho cya 5 n'umurongo waho wa mbere handitse ngo uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana. Bivuze ngo iki Bibiliya dongeresuye ngo uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana. Still turacyabona ko Imana ifite urubyaro, ifite abana hano ku isi. Ngo kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Ukunda Imana akagombye kuba gukunda. Nubona umuntu akakwanga nta mpamvu, ujye umenya ngo wowe n'umwana wa satani. Ntuzanegosiye nawe, ntuzakirana no kugira ngo agukunde. Ukunda yabyaye akunda uwabyawe. Niba akunda Imana agomba kugukunda nawe. Imana amahoro ikugirire neza. Niba rero atagukunda, ikinyuranyo cyabyo nuko n'umwana wa satani ntakunda n'Imana. Niba n'umwana wa satani rero menye yuko umwana wa satani n'umwana w'Imana hari abana urubyaro rw'inzoka n'urw'umugore hashyizwe urwango. Noneho ku murongo wa 2 avuga ngo iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Ku murongo wa 3 akavuga ngo kuko gukunda Imana ari ukwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. 4 kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi
icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Umuntu wavutse ubwa kabiri mu mwuka we abasha kunesha isi, abasha kunesha ibigeragezo byo mu isi, abasha kunesha n'ab'isi. Nge nawe dufite imbaraga zo kunesha isi mu izina rya Yesu. Iyo dusomye ngo kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Kwizera kwanjye n'ukwawe kwatsinze iby'isi. Kwizera kwanjye n'ukwawe kwatsinze abadayimoni, gutsinda imizimu, gutsinda amashitani, gutsinda ukuboho kose kwa satani. Ngo ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Urumva ko uwizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, uwo ni unesha iby'isi, ni unesha imikorere ya satani, ni unesha imikorere y'abadayimoni, ni unesha imikorere y'abapfumu n'abakonikoni, ni unesha indwara ziri hano mu isi, ni unesha ubukene, ni unesha intambara zose ahura nazo. Uwizera yuko Yesu ari Kristo. Ibyanditswe rero bitweretse yuko hano mu isi hari urubyaro rw'Imana, hakaba n'urubyaro rwa satani. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, rero hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'umugore Imana yahashyize urwango. Aha rero mu gice gikurikira kizaza tuzagenda tureba ukuntu satani noneho sasa hagati y'urubyaro rw'umugore na hagati y'urubyaro rw'inzoka intambara zihaba ukuntu satani yimurira intambara agakoresha abahungu be n'abakobwa be hano ku isi bakarebo bateza amakuba n'ibyago hano ku isi. Imana nayo rero yifuza gukoresha abana bayo hano ku isi kugira ngo isoze imigambi yayo hano ku isi. Satani nawe agashaka kugira gute? Gukoresha abahungu be n'abakobwa hano ku isi kugira ngo asoze imigambi yiwe hano ku isi. Ndakubwira nshuti mukundwa muri Kristo Yesu ukurikiranye channel yitwa Tsinda TV, ibyo uri muracamo hari abana b'umwijima babiri inyuma, hari abana ba satani babiri inyuma. Satani afite urubyaro, hari uburyo abyara nawe, abyara biciye nawe mu kinyoma cye. Ikinyoma cyiwe cyagufata wacyakira, wakizera, ukitwa umwana we, wagendera mu muyoboro n'umurongo we, ukitwa umwana we. So rero satani afite imbyaro hano mu isi mu buryo butandukanye, izagenda kwirakwiriza hano mu isi abapfumu n'abarozi n'abana ba satani, abanga iby'Imana bakanga n'iby'Imana. Yesu yabwiye ngo uw'Imana wese yumva amagambo yanjye, umuntu wese w'Imana yumva amagambo ya Yesu kandi akayakunda. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, uzaza tureba intambara ziri hagati rero y'urubyaro rw'inzoka bike muri rwa rwango rw'abana b'inzoka, rwa rwango rw'abana b'inzoka ruri hagati y'abana b'inzoka n'abana b'umugore. Turaza kureba ikiva mu rugo rwango. Abana b'umugore, abana b'inzoka ntibifuza ko abana b'umuco barabagirana, ariko kubw'imbaraga z'Imana tugomba kurabagirana mu izina rya Yesu. Kubw'imbaraga z'Imana tugomba kugera aho Imana yavuze ko tugomba kugera. Kubw'imbaraga z'Imana wowe inkurikira yavuze ko tugomba kugera mu izina rya Yesu. Imana ihagurutse kugira ngo ikwinjize muri Kanani, ihagurutse kugira ngo ikwinjize aho yavuze ko ugomba kwinjira. Nsobanura kuri ngewe ukamenya ko umwuka wowe uri Imana, nta kandi umwana w'Imana wawe ushingiye ku nkomoko yaho uvuka, ntabwo ushingiye ku burebure n'amashuri n'uburanga n'umuryango ukomokamo hano ku isi. Kuba umwana w'Imana kwawe bishingiye ku kwizera Yesu Kristo, kuba umwana w'Imana bishingiye ku kwizera yuko Yesu Kristo yaje ku bwawe, agapfa ku bwawe, agapfa ku byaha byawe, agapfa ku bwawe. Aho niho bishingiye niho yaje ari Imana yiyakize n'ubwo ngo umwana w'Imana. Rero wahise yarwa wawe hindurwa, umwuka wawe urahindurwa, umwana w'Imana mu mwuka, nawe umwana w'Imana mu mwuka, mu mubiri. Abandeba ndacyari wa wundi wo kwa runaka, nawe bakureba kuri wa wundi wo kwa runaka, ariko mu mwuka twarahindurwa abana b'Imana. Kandi mbere bikorwa abari muri Kristo Yesu baba bahindutse cyari n'icya mu buryo bw'umwuka waremuwe nanjye mu buryo bw'ukugira kuremwa yakiriye nizera umwuka wanjye uremwa mushya. Kiremwa kidasanzwe, nubwo mwisi abantu bashobora kubona nk'umuntu usanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka si umuntu usanzwe. Nubwo abantu bakubona nk'umuntu usanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo uri umuntu udasanzwe. Kiremwa gishya, dufite
ibitekerezo bishya muri Kristo Yesu. Ndi ikiremwa gishya gifite amaso y'umwuka, ndi ikiremwa gishya gifite ayandi matwi y'umwuka, ndi ikiremwa gishya gifite ayandi maguru mashya y'umwuka n'amaboko mashya y'umwuka. Nawe nuko uri ikiremwa gishya. Niwizera ibi bintu nta mbaraga zizakurwanya ngo zigutsinde, nta mwana w'umuntu uzaguhagarara imbere. Nusobanukirwa yuko uri ikiremwa gishya, akira kuba ikiremwa gishya mu izina rya Yesu. Byizere mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe, itandukanye n'ibyo wibwiraga n'ibyo watekerezaga. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi Imana y'amahoro ikugirire neza. Reka rero dusoreze ahangaha urisobanukiwe kuri umwana w'Imana, kandi nyuma kwisobanukirwa kuri umwana w'Imana Bibiliya yatsindagiye neza yuko nubwo icyo cyanditse nta kibasomera, ariko reka kibasomere dusoze tugisoma. Abakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cya 5 n'umurongo wa 17, ariko reka duhere ku murongo wa 16. Ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Urumva yuko wowe batakagombye kugutekerereza mu masekuruza, mu bisekuruza waturutsemo. Wikwemeranya n'abantu bagutekerereza mu bisekuru n'ibisekuruza waturutsemo mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka nge nawe twarahinduwe, twongeye kuremwa bushya biciye mu kwizera muri Kristo Yesu. Biravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya, icyaremwe gishya mu mwuka wundi, gifite amaso ataraya, gifite amatwi ataraya, gifite amaso y'umubiri yo aguma kuba ariyo, amaso y'umutwe amaso y'umubiri aguma kuba arayo ngayo, n'amatwi agakomeza kuba arayo, n'umunwa gutyo, ingingo za zose zikomeza kuba uko zari ziri. Ariko mu mwuka ntabwo ariko bimera. Mu mwuka nge nawe twaremwe bushya, tuzareba Kristo mu mwuka, cyangwa se reka tugasome gatoya Kristo mu mwuka ukuntu yihishuye asa. Kristo uko mu mwuka yihishuye yara umva ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere. Duhere ku murongo wenda ku murongo w'9, turasimbuka imirongo imwe n'imwe kugira ngo dusoze vuba. Ngo Yesu abonekera Yohana ari Patimo, ngo jyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu, nari ku kirwa cya Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso, Simuruna, Pergamo, Tawutira, Isarudi, Filadelfiya ni Laodikiya. 12. Ngo nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 y'izahabu, kandi hagati yabyo y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu. Umva noneho sasa, umva Kristo mu mwuka ukuntu yasaga. Kristo ukuntu yasaga mu mubiri, uko ba Petero na ba Yohana aho ngaba bamubonaga. Tugiye kureba Yesu Kristo nyakuri mu mwuka uko yasaga. Ngo mu mwuka uko yasaga, ngo umwana w'umuntu ngo yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Ku murongo wa 14, ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi. Urumva umutwe wa Kristo mu mwuka uko bamubonye yasaga. Ngo amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Urumva mu mwuka nyakuri Yesu ukuntu yasaga, amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibyo yabonye Yohana n'ukuri kw'ibyo yabonye kuko Yesu asa mu mwuka. Noneho sasa dukomeza gusoma ngo amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ngo ibirenge bye bisa n'umuringa w'umutwe utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Umva ijwi rya Yesu ko Yohana yamubonaga mu mwuka, ijwi rye ngo ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu buryo bw'umwuka ngewe simbone kuko abantu bambona mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umwuka ndi cyaremwe gishya, insa na Yesu. Mu buryo bw'umwuka amaso yanjye ni ibirimi by'umuriro,
rero nkubwire ngo nkuko mujye mubona abakozi ba satani mu mafilime atandukanye amaso yashobora gucana kaka nk'ibishirira, natwe mu buryo bw'umwuka amaso yacu ni ibirimi by'umuriro, ndi cyaremwe gishya gisa na Yesu mu mwuka. akira ibintu turi kukwigisha, ubyizere ubihagararemo, hanyuma umenye ngo ndi cyaremwe cy'umwuka cyavutse bundi bushya mu buryo bw'umwuka, ndundi muntu mu buryo bw'umubiri. Abantu bambona ndi umuntu usanzwe nk'uko abamarayika bamanukaga hano mu isi bakiyambika imibiri, nyamara mu buryo bw'umwuka ari abamarayika bakaza kwiyambura ya mibiri yabo bagasubira mu ijuru, ibikote bakabita. Uko niko natwe turi mu buryo bw'umwuka, turi abana b'Imana, imibiri tuyigendamo kugira ngo dusoze inshingano data wo mu ijuru yaduhaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Wowe warunkurikiranye w'icyaremwe gisha, Imana y'amahoro iguha umugisha, wahinduwe icyaremwe gisha. Dusoreza ahangaha, tuzagaruka rero mu kindi gice nanone tugaragaza imva n'imvano z'izo ntambara rero ziba hagati y'intambara ziba hagati y'urwango rw'abana b'inzoka n'abana b'umugore. Niho tuzarambura rero noneho sasa amakuba, kaga, ubukene n'ibindi byose bigenda bibaho, n'uburyo dushobora kubihagarika nk'abana b'Imana. Imana y'amahoro iguha umugisha. N'ubundi rero dushoje tuvuga ngo udukeneye, turacyavuga nimero zacu ni 0782765442. aho hepfo aho ngaho ukanda subscribe na ushayiringa abandi bantu bagenzi bawe ubutumwa bwiza kugira ngo bugere kure, kandi ubakangurira nabo gukora subscribe kuri iyi channel ya Tsinda TV kugira ngo ibyo byigisho byose uko bizajya tubitambutsa bijye bikugeraho mu buryo bwihuse, nawe ubigire gute ubigeze ku bandi bantu, ushyigikira ubwami bw'Imana, ushyigikira umurimo w'Imana, uteze umurimo w'Imana imbere mu izina rya Yesu. Ukanda aho ngaho subscribe, kandi nawe ubisangiza abandi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Rero dukeneye kugira ngo nanone ufite ibibazo bitandukanye, indwara, ubukene, gisuzuguriro, ibintu byose, ibibazo byose abantu bacamo, warazinzwe, nta rubyaro ufite, wabuze urubyaro, intambara ni nyinshi, satani yarakwibasiye, yibasiye ubuzima bwawe, ibintu bikugendagenda mu mubiri. Tuzagenda tureba ibintu bitandukanye n'ibimenyetso biranga umuntu satani yigaruriye, umuntu satani yagize imbata, hanyuma n'uburyo nanone twafasha uwo muntu kugira ngo abashe kubuhoka. Rero nimero yanjye murayibona aho ngaho hepfo kuri screen, ni 0782765442, cyangwa se iyo utayimbonaho ni 0788767444. Mugire amahoro. Reka dusoze dusenga. Data, tugushimiye ko tumenye neza yuko hari urubyaro, ufite urubyaro hano mu isi, bamwe mu rubyaro rwawe nanjye nkaba ndimo, mu izina rya Yesu. Tukaba turi abana bawe bavutse ubwa kabiri mu buryo bw'umwuka, turi abana bawe 100%. DNA yawe niyo yacu, mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Niyo mpamvu usengerera abatarasobanukirwa ibi kugira ngo bahe kumenya ibi no kubisobanukirwa mu mbaraga z'umwuka wera. Abo urubyaro rw'inzoka rwatotezaga, duhagaritsaga ako gahato kabazima. Ijambo rya rivuga yuko tuzakomezwa no gukiranuka, agahato kazatuba kure. Ndasenze kugira ngo buri mwana w'Imana satani yari yamushizaho agahato k'indwara, wari wamushiwe satani yari yashyizeho agahato k'ibibazo, ubukene, igisuzuguriro, kwangwa, gutabwa, kuburirwa, inzara, ako gahato k'abadayimoni kari kuri umwana w'Imana turagaca mu izina rya Yesu. Reka uyu mwana w'Imana akomezwe no gukiranuka, agahato kamube kure kandi biteye ubwoba ntibimugereho mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Mu ijambo rya uduha amasezerano menshi yuko tuzabo hejuru tutazabo hasi. Reka uyu muntu abo wo hejuru nkuko wowe yizeye ari uwo hejuru, nanjye nkaba narakwizeye uwo hejuru. Natwe niko turabo hejuru, ukuri Imana natwe niko turi muri wowe. Urakoze mwami. Tureka uyu muriro w'Imana kubakurikirana iyi channel ya Tsinda TV, reka batsinde intambara bacagamo mu izina rya Yesu. Tureka imbaraga z'Imana ku muntu wadukurikiranya arwaye indwara itandukanye, arwaye cancer, diabetes, sida, corona. Umuriro w'Imana utwike corona, umuriro w'Imana utwike buri ndwara zose zari ziri muri uyu mubiri w'uyu muntu, utwike ibyago n'amakuba kandi uvaneho ibyo umuntu yacagamo mu izina rya Yesu. Amen, amen. Nawe uvuga uti amen. Imana amahoro iguha umugisha. Shalom, shalom. Naho ubutaha.
kanda hepfo subscribe, aho uri kubona ako kantu kameze nk'inzogera, ukande subscribe, hanyuma ukwirakwiza ubutumwa ahandi hose. Imana amahoro iguhe umugisha. Shalom, mugire ibihe byiza.